Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Dushimira Imana nanone ko twongeye kubona umwanya mwiza wo kuganira n'abakunzi bacu ijambo ry'ubutumwa bwiza. Yego. Ubwo rero nk'ibisanzwe muri kumwe na Fidele ndetse n'andi Akagimbura Eric. Yego. Rero ntabwo dutinda cyane, abakunzi bacu twagiye turushaho gukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana. Yego. Ni nayo mpamvu nyine tugarutse kugira ngo nanone dukomeze tubasangize ubutumwa bwiza, kugira ngo nanone abatari bakizwa nabwo n'ubundi bakomeze bakizwe nabwo, kubera ko nanone turi hano ku bwabo kugira ngo dukomeze tubafashe. Kandi abantu bose bakeneye ubutumwa bwiza. Niko bimeze. Buriya ikibazo umuntu afite ntabwo ari ubuke bw'amafaranga, ntabwo ari ubuke bw'amashuri, ntabwo ari uko adafite umugore cyangwa umugabo, ahubwo ikibazo umuntu afite ni uko afite inkuru mbi, kandi iyo nkuru mbi akaba yarayivukanye. Icyatuma rero abaho neza hano ku isi ni uko yamenya inkuru nziza se cyangwa ubutumwa bwiza. Yego. Mu nkuru nziza rero niho hahishemo ubugingo buhoraho, kubera ko igituma kenshi ndetse n'igihe cyose igituma abantu na bugingo n'ubu batari babona ubugingo buhoraho ni uko batabwiwe ubutumwa bwiza ngo abe ari bwo bizere. Bavukiye mu kinyoma, bagannye urusengero nk'inzira y'iyobokamana, bababwira inkuru mbi, bakomeza kumva nyine umuruho ukiri wose. Ni nayo mpamvu nyine batabonye ubugingo buhoraho. Ariko reka twifashishe umurongo umwe uri hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, noneho dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa 14. Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere umurongo wa 14. Ngewe nahageze. Reka ngewe wahageze nsome. Yego, soma. Haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Amen. Amen. Dusubiremo. Niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ubwo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza, kubabarirwa ibyaha bishingiye muri aya maraso. Yego. Byonyine. Ubundi buryo bwose abantu baremye bashyizeho bwo kubabarirwa ibyaha ntabwo ari bwo. Ahubwo Bibiliya yavuze ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Rero nibyo twavutse turi abanyabyaha, nk'uko muri video zatambutse twakomeje kubisobanura. Umuntu wese yavutse ari umunyabyaha kubw'icyaha cya Adamu. Igicumuro cya Adamu nicyo cyatumye inyoko muntu yose iba inyabyaha. Mbega twabaye abanyabyaha bidashingiye ku byo twakoze, ahubwo byashingiye ku cy'umukurambere wacu Adamu yakoze. Icyo ni icyaha cyo kutumvira Imana, kubera ko yariye ku giti Imana yari yamubujije. Kubera ko twari muri we, twagiye tubigarukaho, kubera ko twari muri we, turi amaraso ye, turi amagara ye, natwe twandura virusi y'icyaha, tuvuka turi abanyabyaha mu mutima, ariko tunageze hanze nyine turatangira turanabikora. Icyo rero nicyo gicumuro, icyo ni nacyo cyaha, ni naho Imana irebera umuntu uwo ari we wese, ni kuri kavukire. Rero muri icyo, ubwo twanokojwe umujinya w'Imana nko gucirwaho iteka, kubera ko gucumura ku Mana cyangwa se ubunyacyaha bwa muntu bwagombaga kumujyana mu rupfu rw'iteka. Naho hantu rero umuntu wese avukira, yewe ndetse aho ngaho nta tandukaniro, nta muyuda, nta munyarwanda, nta munyamahanga, nta buri muntu wese avukana iteka ry'icyaha, kubera ko umuntu wese avuka kuri Adamu wakoze icyaha. Rero turakomeza kuganira. Eric, nawe wafasha abakunzi bacu kubasobanurira impamvu uburyo ki umuntu yakira uwo mwaka, dore ko ubwo numvishe ko ari umwaka.
kuko ni ibintu umuntu atagiramo uruhare. ni umwaka wa wundi wa karande ni uwa karande ariko numvaga nyine hashingiye na videwo ko dushaka ko nyine igira igihe gitoya kugira ngo no kwireba abazayireba iborohere. Nanjye numvaga ntari gusobanura ibintu byinshi na cyane ko ijambo ry'Imana ni ryo kuri kandi ni naryo twasomye. Ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubarirwa ibyaha byacu. Uwaducunguje amaraso ye nta wundi ni Yesu bavugaga. Umuntu yavutse nyine ari ikibazo cyangwa se ari umunyabyaha nk'uko wabisobanuye, atabasha kubana n'Imana ku mpamvu y'ubunyacyaha bwe. Ubwo nta kindi yasabaga umuntu cyangwa mwene Adamu, yasabaga undi muntu uza kumucungura. Umucunguzi rero wari uri ku isi n'umwe ni Yesu Kristo wenyine utakomokaga kuri Adamu. Niyo muntu wagombaga gucungura abantu bose bari ku isi. Rero yaducunguye ariko aducunguje amaraso ye, kubera ko umuntu yari umunyabyaha ariko ageze no ku isi arabikora. Kandi ibikorwa bya muntu byose ntabwo byagombaga kumucungura, kubera ko yavutse avukanye umwuka wa Satani. Nta kindi kintu yakora, ibyo akoze byose ibyiza n'ibibi byose ari ibyaha. Urumva rero nta kintu yari afite cyamucungura. Nimba ibyiza by'Imana yarabigayaga n'ibibi by'Imana ikabigaya, yagombaga gukenera undi mucunguzi utari mwene Adamu. Ni Kristo rero wacunguye umuntu. Gucungura rero umuntu numvaga nagitindaho cyane, kuko abantu bose Fide bavuga ko bacunguwe ndetse Yesu bakanabiririmba cyane, ariko gucungurwa abantu ntibarakabyumva neza. Gucungurwa ni uko umuntu agukorera icyo utabasha kwikorera. Ni uko wari ufite icyo ngusaba kirakunanira kugikora ku mpamvu z'intege nke zawe, haboneka undi mucunguzi, umuntu uza kukigukorera mu mwanya. Imana ishimwe cyane. Noneho yakigukorera nk'umucunguzi wawe, ukakitirirwa kandi atari we wagikoze. Rero Kristo yaje gucungura abantu kubera ko nta gukiranuka bari bafite muri bo, kandi Imana yabazaga umuntu gukiranuka. Gukiranuka rero mwene muntu ntiyari abifite. Noneho Yesu aza gucungura umuntu, kumukorera uko gukiranuka ko atari afite. Hanyuma noneho Yesu amaze kukubona, Imana ikubara kuri ba bantu batari bagufite, kubera ko umucunguzi wabo nicyo cyamuvanye mu ijuru kugira ngo aze abakiranukire ariko anabapfire. Noneho na bwa bunyacyaha bwabo Yesu abwibaraho, kubera ko yari umucunguzi nyine ntacyo yasize. Yaje gukiranuka mu myaka yamaze hano ku isi, ariko yemera no gupfa urupfu rw'abanyabyaha, kubera ko yaje kubarwaho ibyaha by'abari mu isi bose. Numvaga rero uko Kristo kuri aya magambo twari dusomye ngo niwe waducunguje amaraso ye. Nta kindi yaje kwemera kubarwaho ubunyacyaha bwacu, ariko Imana iranamwica, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Amaraso ngo atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha by'umuntu. Rero Kristo yavuye amaraso ariko nk'igihano cy'umunyabyaha, kugira ngo twebwe tube abakiranutsi cyangwa se dukurweho bwa bunyacyaha twavuka. Rero numvaga abantu bakwiye kumenya gucungurwa icyo ari cyo, ariko bakwiye kumenya n'umucunguzi icyo yaje gukora nyirizina, kugira ngo noneho bakizere mu by'ukuri, bumve ko babariwe ibyaha byawe. Impamvu wumva utarababara ibyaha byawe ni uko mu by'ukuri utemera ko Yesu nk'umucunguzi wawe yaje kugucungura kandi yagucunguye ubunyacyaha bwawe. Hari mu bintu uvuze, hari ikintu gikomeye uvuze gucungurwa. Nkomeza kubyumva cyane, ariko nkaba nanifuriza abakunzi bacu ko barushaho kubisobanukirwa neza. Yesu Kristo yacunguye abantu rimwe, birangiye. Yesu Kristo ntazongera gucungura abantu. Hari umwuka uba ucaracara hano mu isi uvuga ko ngo Yesu Kristo ngo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ariko ntabwo ari intebe y'imbabazi, ni umusaraba Yesu yabambwe. Yawubambweho rimwe, Bibiliya ivuga ko ngo yapfuye rimwe ngo biba bihagije kugeza iteka ryose. Yesu Kristo rero
kubera ko Imana yari yaravuze ko ibyaha idashobora kubibabarira hatabonetse amaraso. Ntabwo rero nk'umucunguzi wacu yagombaga kwirengagiza iby'Imana yari yaravuze, kubera ko yaje ari we mpongano y'ibyaha byacu, akaba ari we wari uje kujya mu gipatane twebwe cyari cyaratunaniye. Yesu yaje aje gupatana igipatane cy'amategeko, kuko amategeko yadusabaga kwera nkayo, kandi mu by'ukuri turi aba kamere. Ntabwo byashobokaga ko twatunganira Imana kandi twaravutse ku munyabyaha. Yesu Kristo rero we aza mu cyimbo cyacu nk'uje kwishyiraho ibyo twasabwaga byose. Ari icyo gipatane cyo gutunganira Imana amategeko yasabaga, Yesu Kristo araza aragikora. Bibiliya ivuga ko yaje agatungana mu bintu byose, ntiyigera akoramo icyaha na kimwe. Ariko kubera ko yari umucunguzi wacu, ubwo ni twebwe twabikoraga. Kubera iki? Kubera ko yaje mu cyimbo cyacu nk'umucunguzi wacu, aza gukora twebwe ibyo twasabwaga. Ubwo gutsinda muri buri kimwe cyose, ubwo ni twebwe yatsindiraga. Noneho ubwo tuba turatsindishirijwe. Amategeko rero amubuzeho urubanza, amubuzeho icyaha, ubwo Fidele na Eric ubwo twari tubaye intungane ku mategeko. Kubera ko ubwo twari tubonye umwishingizi we ukiranuka ku gato no ku kanini, mu gihe twebwe twakiraniwe ku gato no ku kanini. Ubwo rero kubona ubutungane kwa Yesu Kristo mu mategeko, ubwo byari bihwanye n'uko ngewe nawe n'undi tubonye ubutungane mu mategeko, ariko tubikesha umucunguzi wacu. Icyo ni kimwe. Ikindi, twagombaga no guhanwa kubera ko hari iteka twari twarakatiwe muri Adamu. Igicumuro Adamu yakoze cyamuheshaga gutandukana n'Imana by'iteka ryose, cyangwa se nko kurimbuka. Kubera ko rero twari tugize amahirwe yo kubona umucunguzi utwitaho, yagombaga nanone no kwakira n'icyo gipatane kindi nacyo cy'urupfu nanone rw'iteka. Yesu Kristo rero ku mpamvu z'urukundo nanone icyo nacyo ntiyakirengagije, ahubwo yaraje aravuga ati nanone ubwo mbaboneye gutungana byari bihagije, ariko nanone kuko Imana itajya yivuguruza, n'urwo rupfu nanone Imana yavuze narwo bagomba kurupfa. Kubera ko rero yari yifitemo gupfa akongera akanazuka, yemeye nanone no kutugira mu rupfu, apfa urupfu rwacu, aradupfira. Ndagira ngo gusa ngo abantu bajye bavuga ngo Yesu yaramfiriye, bajye bumva n'icyo bavuze. Kuba Yesu yarapfiriye ibyaha byawe, wowe ukaba wumva uzabizira, ubwo si ikimenyetso cy'uko utamwizeye. Kuko ubundi kwizera Yesu ni ikimenyetso, ni ukuvuga uti ubwo yapfiriye ibyaha byanjye, ubwo nanjye nabaye intungane kubwe. Ubwo yabaye umunyabyaha kubw'ibyaha byanjye, ubwo ububi bwanjye bwamuhinduye umunyabyaha. Kubera ko umunyabyaha yagombaga no guhanwa, tukaba twarabonye anahanwa, ubwo ni ikimenyetso cy'uko ngewe ntagihanwe, kubera ko ari ngewe yacunguye. Bibiliya rero yavuze ngo niwe waducunguje amaraso ye, kugira ngo noneho tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Fide ukiraho kubabarirwa, tunasoza ariko tunanzura abantu bose nyine nk'uko abivugaga ngo abantu baravuga ngo Kristo ariyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ni ikinyoma cya shitani cyakwiriye ku isi hose. Ahubwo kubabarirwa kw'ibyaha by'abari mu isi byasabye ko nyine hababara undi muntu mu cyimbo cyanjye cyangwa cyawe uduteza uri kutureba kuri video. Kubera ko kubabara imbabazi nazo abantu bazizi mu buryo bw'abantu. Imbabazi bazizi nko ngo mbabarira, ntagaruka imbabazi z'Imana zitanga, cyangwa tugendere ndakubabaye. Imbabazi z'Imana niko kunavuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byawe. Ni ukuvuga ngo ibyaha byawe n'ibyaha byanjye byagombaga kumbabaza, nagombaga kubabazwa kubw'ibyaha byanjye, kubera ko ndura n'umunyabyaha nyine. Ariko kubera ko umucunguzi wanjye nyine byamuvanye mu ijuru aje kuncungura, yababajwe mu cyimbo cyane, kubabarirwa. Ngewe ibyaha byanjye narabibabariwe, byagombaga kumbabaza, ariko haboneka undi muntu ubibabazwa mu cyimbo cyane. Rero hari uwo byababaje. Yesu yarababaye kugira ngo ngewe mbabarirwe.
yego urumva narababariwe nyine ariko nababariwe na Yesu. amen Umubabaro nagombaga kubabara wababawe na Yesu, njyewe mba ndababariwe nyine mu kintu. Imbabazi rero z'Imana zihoraho nyine, ntabwo Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, ahubwo imbabazi z'Imana cyangwa imbabazi za Yesu zihoraho iteka ryose. Ariko nanone uburyo zihoraho iteka ryose bitandukanye n'uko abantu babizi cyangwa babifata. Imbabazi za Yesu, imbabazi z'Imana ziriho guhera Kristo igihe yapfiriye n'uyu munsi ziracyariho, ngewe ndarazakiriye ariko ziracyagutegereje kugira ngo nawe uzakire. Ntabwo zihoraho nk'izibabarira ibyaha uri bukore uyu munsi cyangwa ejo, ahubwo ziriho nk'izababariye ibyaha cya gisambo cyari ku musaraba, nk'izakiriwe na cya gisambo cyari ku musaraba gipfanye na Yesu, ariko zari zikiriho kugira ngo nanjye nzakire. Namaze kuzakira ariko nanone ziracyariho, ziragutegereje nawe kugira ngo uzakire, nawe noneho ube umukiranutsi cyangwa se ube intungane. Ariko zizakomeza no kubaho zitegereje undi utarazakira. Ntabwo ziriho mu by'uko kugira ngo umuntu ajya akora icyaha zimubabarire. Oya, Kristo yapfuye rimwe risa ngo biba birahagije iteka ryose. Kristo yababaye rimwe, yatanze imbabazi, yababariye abantu bose rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Izo mbabazi rero nawe ziragutegereje. Ahari usobanukiwe uburyo umenye neza ko wavutse uri umunyabyaha, nta kindi kintu wakora ngo ubyikize. Ariko nta n'icyaha gishya ukora, ahubwo ibyaha byose warabivukanye kubera ko wavukanye kamere y'ubunyacyaha. Ukanasobanukirwa ko Kristo yamennye amaraso ku bwawe, yababaye ku bwawe kugira ngo wowe kubabara ariko bikugira umukiranutsi. Nawe wamenya uburyo noneho waba umukiranutsi ukabaho mu by'ukuri noneho utakitiranya ibibazo, utagira ngo ahari ngo nuko wabuze amafaranga, nuko wabuze ibyo kurya. Aya, ikibazo ufite nuko utaramenya imbabazi Imana yakugiriye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze kwa kantu. Ubundi buryo bwose abantu bakoresha bwo kubabarirwa ibyaha ntabwo ari bwo. Ibyaha byacu byababariwe kera muri Kristo Yesu. Amaraso ya Yesu niyo yabaye impongano y'ibyaha byacu, kandi yamenetse rimwe, biba birahagije kugeza iteka ryose. Kwiyeza, kubivuga no gusaba imbabazi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bibasha gukura umuntu h'urubanza rw'ibyaha, kubera ko ibyaha byacu byahaniwe rimwe muri Kristo Yesu. Amaraso yagombaga kubimenekera ni aya Yesu, kuko ni nayo ataragiraga inenge, yamenetse rimwe, tuba dukuweho urubanza rw'ibyaha. Rero ni ayo makuru watinze kumenya, ariko turagira ngo uyu munsi nawe wakire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nawe ukire kurimbuka, kubera ko ntabwo Yesu yaba yararimbutse mu cyimbo cyawe kubera ko yari umucunguzi ngo hanyuma nawe uzarimbuke kandi waramwizeye. Impamvu wumva mu mutima rero ushobora no kurimbuka ni ikimenyetso cy'uko utamwizeye. Reka rero tubasezereho, turakomeza mu zindi video zizakurikira, ariko mukomeze rwose musabe Imana kugira ngo Imana ibahishurire Yesu, noneho namwe mugabane ku murage w'ubugingo buhoraho ubw'Imana yabateguriye muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Twasoza tubabwira ko mukwiye nyine gusangiza ubutumwa bwiza n'abandi, mukora subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho muzajye muhita mubibona, ariko munakora share kugira ngo nyine abantu bigere ku butumwa bwiza bugere ku bantu benshi, kubera ko ari bwo bukenewe. Rero nasoza ntanga nimero yanjye, nitwa Kagimbura Eric, nimero ya telefone 0783922268. Bye bye. Nanjye Fidele ni 07885343 024. Murakoze cyane.